rivanze iririmwe ry'abashumba inka z'iwacu ziratashye abiriwe iyo bari nyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize ukwezi kuracanye inyenyeri nazo ziraka ikamba zaryo rirazisaka rirasabagira mw'ijuru ry'iwanyu mu kirere cy'iwacu niko kabyino ngaho se jya mu nzu dore imbeho ni yose genda ufata agapira ukinge nk'ugatuza ibitekerezo birihuta cyane bigana uwo nkunda ibyishimo byinshi biransaze cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima icyifuzo cyanjye ni ukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye handura murora tunyura mu byacu banezerewe kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima hari agatero uvuze ngo ndima andeba nanjye murora sa ukaririmbaho gato twumve akureba kandi gasubiremo numve icyifuzo cyanjye ni ukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye handura murora tunyura mu byacu
uranezerewe cyane. wow urakoze cyane uranezerewe nawe bro ndanezerewe cyane yes ngaba rero abanyempano bacu akavido kanyu mwakabonye murimo mucuranga mwohereje kuri WhatsApp ninde wakanyoreje ni wowe n'uyu ni njyewe okay nawe nyaga profile ka ariko ubwo nangize ngo niwe wagushyizeho kuri profile ni ahubwo nashyizeho profile ya musaza wanjye ni nako hariho profile ya musaza wawe niyo mpamvu nanibaje ntago ari uyu ntago ari uyu uriho okay ariko uranyuzwe urishimye umeze neza cyane okay turabakire rero muri studio za TV murakoze cyane mumeze neza cyane muri yumva gute n'ubwa mbere mugiye muri interview kuri televiziyo wowe n'ubwa mbere nawe n'ubwa mbere muri yumva muterera ndishimye meze neza turishimye twese murishimye iyo umwe yishimye ubwo n'undi aba yishimye biraryoshye cyane biraryoshye cyane namwe abanyempano mudukurikiye ugomba kuzaza hano uri kumwe n'umuntu ugomba kugusapotinga kugira ngo bigende neza cyane mwohereza mufatira video mwayifashe muzi ko mugiye kuyohereza cyangwa mwari mwabanje kuyifata bisanzwe twabanje kuyifata bisanzwe biraho ngaho yayohereje yakubwiye yarambwiye waramubwiye naramubwiye hanyuma arabwira ati yohereza mwari mufite icyizere se ko mwabikoze neza twumvaga twabikoze uko mwagomba kubikora uko dushoboye nyine niko twakoze kubera iki wanyohereje video nyinshi gambere narakoherereje numva gutapfa kuyibona nyine nibyo nishyizemo numvaga utapfa kuyibona nkoherereza ya mbere ya kabiri bati reka mwoherereze byinshi noneho nibwo azabiha agaciro okay ariko bigomba no kwigisha abadukurikiye mu buzima mujye muhozaho ntitugacike intege ushaka kunyoherereza video wenda simbashe kuyibona nibyo natekereje ubwa kabiri ukayohereza WhatsApp yanjye yarangiye na updatinga simbone za video za so rero iyo utari umuntu pushinga uhora urwana ku kintu ushaka kugeraho ntabwo ugerayo ntabwo bikunda so rero warakoze cyane kwihangana muririmba neza mwohereje utuvideo twinshi turimo impano zanyu ariko ikiza no kutohereza ikivideo kirekire oherezaga duto duto uyu munsi wa none turakwakiriye nk'umwe mu banyempano twahisemo twari dufite video zigera muri 50 na video nyinshi cyane kavuga reka dufatemo umwe tumuzane tumuhe promotion nk'umuntu watambutse wahize abandi hari n'abandi wowe na mugenzi wawe cyangwa umuvuze urumva so muri bamwe mu banyamahirwe ariko urugendo ruracyakomeje ariko byonyine kuba mu bantu barenga 50 mushobora kuza imbere bibaha icyizere iki nicyo cyizere biba biduha icyizere ko n'ahandi twahagera nyine biduha imbaraga zo gukomeza gukora cyane tukagera na hahandi twifuza kugera yego urakoze cyane so uyu munsi wa none mwari musanzwe muri abahanzi kariyeri yanyu y'umuziki mukora gute umuziki ese ni ibintu mukora rimwe na rimwe mwabonye umwanya cyangwa muri abahanzi ubundi icyifuzo cyacu ni ukuba abahanzi nyine bakomeye ariko uyu munsi bimeze bite ariko uyu munsi nta support igaragara dufite ku buryo twagera aho dushaka kugera urumva ubushobozi dufite nibwo dukoresha gusa turifuza ko twagera nyine kure cyane no kuvuga ngo uyu munsi wa none nta ndirimbo murasohora wapi nta YouTube channel umuntu ashaka kujyaho ngasangeho izi ndirimbo zanyu muri irahari yitwa Amizero Blandine umuntu agiye arasangaho zira video zose wagiye unyoherereza n'izindi yasangaho yego gusa izindi nyine urumva turacyari hasi nta support dufite ku buryo twakora ibintu bisa neza cyane nyine YouTube channel yacu karacyari gato ariko n'ikindi cyavuye ku gato ntabwo uzi inkoko iva mu gisi cyane rwose urakoze cyane so wenda kugira ngo tugaruke tubaha umwanya n'umusore tuze kumuha umwanya mu ijambo muri aka gacura ryihariye cyane kugira ngo tugaruke tureba noneho hari imbogamizi
abahanzi reka mbita abahanzi nubwo mutaratangira gusohora indirimbo ariko abantu mwebwe mufite impano yo kuririmba hari imbogamizi nyinshi muri guhura nazo zituma mutamenyekana zituma mudasohora indirimbo ibyo bintu nibyo ngira ngo tuze kureba kugira ngo umuntu udukurikiye ufite ubushobozi yumva icyo yabafasha ari iki niba hari umuntu udukurikiye w'umuyobozi wenda ushinzwe ibyo bintu gufasha abahanzi yumve n'iki yakora n'iki yafasha abana b'abanyarwanda reka tubanze dutaramire abantu ndagira ngo mwerekane ko twabahisemo nta kimenyane kirimo mwari mubikwiye ku ndirimbo reka tubanze wenda imwe bitewe n'igihe ndagenda mbongeza namwe muragenda muhere kuziryoshye uri muhanga wo kuryohera ku nyama zose ziraryoshye zose ziraryoshye okay twagiye kugira ngo bize kuborohera muze kumfasha mugende kuririmba igitero na Kalasi indirimbo n'iririmbe yose kugira ngo izo ndirimbo uko ari 3 harimo mbwiye tuzicemo ngiye kuziririmba ntabahagaritse kuririmba indirimbo 3 igitero na Kalasi mu buhanga bwanyu ni zamurangiza imwe muhita mukomeza indi twagiye izuba rirarenze iririmwe ry'abashumba uzajya umfasha urebe na oya ujye uvanga urebe muza ariko urebe nawe kuko baba bakeneye kureba agasura kawe ubaririmbira umwenyuramo yapa nk'ubwo mama bikatinze oya turi live comment feel free hindura nta kibazo kuri ndarahinduka sikapo ntago yashyizeho ko mbyumva ayishyireho kubyumva ahindure naraye ndose inzozi nziza naraye ndabutswe umwana nkunda iye n'urwererane rwizihiye amaso yambonekeye haramumuriza iye buto butoshye
Gasusuruko karasesekaye ngiye gusura buto butoshye ngiye gusura umwana nkunda dore ndamukumbuye umwana nkunda hashize iminsi tutabonana buto butoshye bwazize intenge rurabo rwera soko kwiteke dore agasusuruko karasesekaye ngiye gusura rurabo rwera ngiye gusura buto butoshye ngiye gusura na Tv1 twagiye ku yindi ya nyuma cyangwa reka manze mbabaze utubazo dukeya ntacyo twite dusoza ku ya nyuma. Imbogamizi murimo murahura nazo, hari na bagenzi banyu muganira nabo bakababwira ko izo mbogamizi bahura nazo. Reka mpere kuri wowe. So imbogamizi duhura nazo reba ari nk'ukuntu umuntu agufata kuvuga ngo agiye kukuzamura cyane cyane nk'abana b'abakobwa ugasanga hari ibindi bintu atangiye hari ibindi agamije hari ibindi agamije so mutahuza kumva nyine ahise akureka agahita akureka agaguca intege aba bahungu se uvugiye wenda abakobwa abahungu imbogamizi niyi abahungu ibyo ni mani turushobozi umuhungu bamusaba amafaranga umukobwa akamusaba iki ruswa sinzi kuntu ruswa y'igitsina ishingiye ku gitsina ruswa ishingiye ku gitsina yego dore story y'uburyo byakugendekeye ntago birambaho gusa nyine ariko ujya byumva cyane ariko byigeze bishaka kubaho nk'umuntu agashaka kugufasha ukabona inzira ariko kuganisha muri kugana aho hantu wapi ntago biraba ariko nyine ndabyumva cyane bumva ufite ubwoba ko ushobora guhura nabyo cyane bwinshi ntago ari nawe njyenyine wenda n'ababyeyi baba babufite. Yego wafashe ikihe cyemezo se kugira ngo n'icyo cyizere uduha nk'abantu bakunze umuhanzi Blandine abantu bakunze uyu muhanzi abantu dutangiye kugufana n'urugero ndi kuvugira abantu bari kutureba abantu batangiye kugufana abantu biyemeje kugushyigikira ni bahereze n'icyo cyizere uduha ko bitazakubaho cyane nyine icyizere nabaha nuko nzagendera nyine kuri principles zanjye nzikomereho nje muziki niyemeje aho ngomba kurenga naho nagomba kurenga ndumva ibyo ngibyo bizafasha kumva ko nyine izo mfite nukumva ko niyo nahura n'abantu bameze gutyo ntagomba kubemerera ko bankoresha icyo bashaka ngo mbone icyo nshaka kuko nabwo ntabibakoreye nshobora kubona abandi bamfasha kandi batabinsabye. Urakoze cyane uri umuntu w'umugabo cyane nubwo uri umukobwa. Hari abakobwa benshi bageze aho bashaka kugera batabikesheje badaciye muri izo nzira. Urakoze cyane, niyo mpamvu duhura hano kugira ngo tubiganireho. Umwana udukurikiye byari bigiye kubaho ushobora kumurokora ushobora kumurokora. Okay, turi kuri kariyeri y'umuziki. Usibye izo mbogamizi usibye imbogamizi wenda ya ruswa y'igitsina n'imbogamizi ya ruswa y'amafaranga, ubundi muri wowe iyo utangiye kuririmba uba wumva ufite icyizere ko wagafa? Ese ubona ari izihe nzira bizagusaba iki kugira ngo ube umusitari? Mubona bisaba, mubona ari ibintu byoroshye? N'urugendo rurerure. Urugendo rurerure. Urugendo rurerure kabisa.
mwiteguye kurwana iyo ntambara igera kuri cyane rwose umuheto rwose hafi aho ngaho. Okay. Noneho tugiye gusoreza ku ndirimbo ya nyuma. Tugiye gutaramira abakunzi bacu, baratwohereza ubutumwa bugufi. Niba tubwira ngo musubire guhinga turasubira rwose, mwihangane. Niba tubwira ngo mukomerezaho, mube mwiteguye gufunga inkweto mugakomeza urugendo. Kandi ikindi twagiye tubona abahanzi benshi bagiye baza muri ibi bintu nyuma y'igihe gito kuko badafite intego, tukababura. Sibyo? Ukumva ko kuba twakumenye turi kugukina ku mateleviziyo bihagije, ugahagararira aho ngaho warugeze. Icyo kintu twizere ko kitazabaranga. Ntabwo kizaba. Okay. Mu bantu batatu muzahatana, ubwo ni babiri, mu bantu babiri muzaba muri guhatana, mufite cyizere kingana iki ko mushobora kuba ba mbere mugakora indirimbo, mugakorerwa indirimbo, mugatangira urugendo rwanyu rwa muzika? So no gukora cyane hamwe n'Imana bizashoboka. Yego. Brandi wowe? Naye ndumva icyambere ari ugukora cyane. Tukagira nyine intego, tugakora nyine. Gukora cyane ndumva nyine ari rwo rufunguzo rwa byose. Urakoze cyane. Reka dusoreze kuri iyi ndirimbo, hanyuma nyuma y'indirimbo tubone kubasezerera munashimira, mugirana n'ubutumwa mutanga ku bantu bari badukurikiye, ku bantu bari bakurikiye iyi interview twagiranye. Twagiye. cyane rwose, welcome brother. Ijwi ryanjye murumva mwarigorora rikajya ku murongo cyane rwose, bikagira injyana cyane. Ubwo kanaturusha. Mani shimwe. Murakoze kundema agatima. Hari abantu bashobora kuba bafite ubushobozi bwo kujya muri studio. Sibyo bashobora no kwikorera indirimbo. Ariko uyu munsi wa none hari ikintu mushobora kuba mukize simbizi, hari ikintu ngira ngo tuvugeho, ikintu kijyanye na promotion, sibyo? Mugifata gute kwamamaza ibihangano by'umuhanzi? Mwe mubona hari uruhare bigira kugira ngo umuntu avemo umustar, umuntu yamamare? Mu buryo tubakina ku mateleviziyo, ama interview, mubona hari icyo bimara? Bifite power nyinshi cyane cyane, ariko
reba nk'ubu ngubu so yavuze YouTube channel yiwe nk'ubu hari abayimenye yes bivuga ngo umuhanzi udafite promotion udafite uburyo ibihangano bye byamamazwamo abantu babimenya biragoye kugira ngo yamamare yabahaye umwanya kugira ngo uyu munsi wa none igire itafari ishyira ku cyane rwose kuri kariyeri yanyu kandi bifuriza amahirwe masa muri irushanwa turimo no mu rugendo rwanyu muramutse mutanatsinze bizabaca intege yego ibi byonyine bigomba kuba iki ugomba kuba icyizere kubyakira oya ni intambwe yose uteye ugomba kuyiha agaciro niba ngibi kuba twabatumiye n'imbaraga ugomba kuba icyizere cyo gukomeza mwaramuka mutsinze cyangwa mudatsinze reka tubaherekeze dusigemo aka video kanyu mwohereje mu mwijima ukomeye cyane na telefone ukuntu katuvunnye nasoni mwari mufite karatuvunnye mwagasubiyemo no kugira ngo karakamuru kabone byaragoranye ni amatelefone yande ya light ya abantu bamurikaga amatelefone nabo wabashimira harimo bariya mwavuze yego shimira plan wamushimira waran barabafashije okay abantu bamurikaga amatelefone kugira ngo ya video tubashe kuyibona byarangoye kugira ngo mbone amasura yanyu ariko numvaga ijwi nararyumvaga nta kibazo reka tukasigiremo abantu bari mu byo byari bimeze byabagendekeye hanyuma tubaherekeze fani byaho ntacyo bivuze iby'ubutunzi ntacyo bimaze